Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show bisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana ndira kanizera ko mumeze neza rero mwese aho muherereye abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu byo hanze mwese ndabasuhuje. Reka nshimire buri umwe wese utanga inama n'ibitekerezo muri comment. Ndagushimira cyane ku nkunga ndetse n'izindi nyunganizi zose mugende mwandika muri comment kugira ngo mubashe kugira bamwe mufasha tugenda dukoresha bagiye batandukanye. Ndabashimira cyane kandi tubikuye ku mutima. Uyu munsi nasuye Mama Salomo, murabizi ko raciye igihe twayirukanaga kuri bonane. Nyuma ya bonane h'iminsi mike turimo gusangira turi gusangira inkoko kugira ngo mwarabibonye. Rero nyuma ntago nabonye uko nkomeza kumuganira cyangwa se kumusura kumusura, byabaye ngombwa ko nyine muri munasa n'uwihugiye, ariko uyu munsi namutekereje ndavuga nti reka nze ndebe uko ameze. Ndamuvugisha ambwira ko yimutse atakiba hahandi namusanze ubushize, ni ari naho muri kureba, ari naho twicaye nyine, ari naho tugiye kuganira kugira ngo tumubaze uko ameze n'impamvu yaje hano n'uburyo yageze hano n'igihe hagereye. Mama Salomo umeze ute? Ndaho meze neza. Bakomeye? Yego ndakomeye. Iki gihe nyine gihe tugusanze mu murimo uri gufura, ariko urasa n'uwihanganyeho gatoya tuganire. Ntago ndi bugutinze, uretse ko imyenda mbona yanakeye, umva haraceho iminsi tutaganira nawe, kugira ngo umwanya mutoya tuganire kugira ngo soze vuba wamugana uko umeze wifurire, ubundi utubwire amakuru y'iminsi nuko wageze hano, kuko ni n'ubwa mbere ngeze hano hantu. Urumva aho wabaga ubushize warahimutse, tubwire nuko wimutse n'uburyo wageze aha byose uko byagenze nyuma y'iminsi mikuru. Nyuma y'iminsi mikuru ndizera tutari butinde kugira ngo ukomeze ufure imyenda yawe. Mfasha gucyaka mikoro. Umerewe ute? ndaho nyine navuga ngo by'iminsi, kuko urabona izuba ririho rirakaze, akazi karabuze urabibona. Ibyo ni hose. Aha nyuma duherukana ku nyuma ya bonane dusangira agakoko, ariko nta kuvugishije ngira ngo ngusure tumenye uko umeze n'amakuru. Nsanga warimutse, sinabasha kubaza byinshi kuri telefone, ariko wambwira uko byagenze kubera icyo uri hano uyu munsi. Wimutse ryari? Impamvu ndi hano maze iminsi mike nimutse. Impamvu ndi hano nyine nanjye byarangwiririye, byarantunguye. Ntago nakagombye kuba ndi hano, nanjye sinzi ukuntu nabuze naho mbihera ngira umuntu mbibwira, kubera ko bushize urabizi ko nishyuraga inzu amafaranga 35,000 hamwe twagusanze cyagiye. Yego, numvaga nta kibazo, numvaga nyine namwe, kuko nabonaga nyine cyagiye byabaye ngombwa ko banyishyurira tukishyura. Bwatubwire cyahandi wahimutse ryari, ko cyagiye hariho wari utuye, uko biri hari heza kurusha hano. Utubwire igihe wahimukiye n'impamvu wahimutse ukaza hano. Urabona nyine nta nubwo wanabigereranya. Aha hantu urabona ni ku gasozi, ni ku gasi niko nabyita, ariko kubera ko ariho amahitamo yanjyanye, nta handi nari kujya, nyine ni ahangaha ko nyine niho hahwanye n'ubushobozi bwanjye. Urabona rero inzu yarayifashe ayishyira ku 45,000. Hamwe wabaga? Yego. Cyangwa ati inzu yanjye ndashaka kuyivugurura, kandi nimara kuyivugurura nzahita nyongeza. Ndamubwira rero ntago bikiri mu cyiciro cyanjye, ubwo nta kundi. Arambwira ati inzu yanjye nkora ibyo ngomba gukora nimba utanyishyuye ayo mafaranga. Agusohoramo gutyo? Urumva kuko nari ngiye kumuhereza amafaranga, nahise mvuga ati reka ubwo mite nigira muri aka ngaka, mu gihe nzaba ngishakisha ubundi bushobozi bwo kujya mu yindi nzu. Yego. Urumva rero ntago nari guhita nyamuhereza, ahubwo nahise mpitamo kwiyishyirira hano. Ndavuga nyine ubuzima buzaba bukomeza, nta kindi nari gukora kindi uretse kwirwanaho. Yego. Ntago nari kuyamuha nyuma ngo ukwezi gushire ajye kunsohora mu nzu. Uyaburi. Yego, ahubwo nahisemo kuvuga ati reka nigire mwihwanye n'ubushobozi. Ubuse hano naho ko ndi kubona mukabyarana, ubuse hano urahishyura, kuko yego uyibamo, ariko nayo urabona ko nayo imvura iramutse iguye ari nyinshi, sinzi niba uryama udafite ubwoba.
iyi nzu se ko abandi bajyaga bayikodesha nabo bakayibamo ariko urabona nyine yarashaje n'ibiti byatangiye kuvunguka ariko iyo bibaye ngombwa ariho icyerekezo kikujyanye nyine uba ugomba kuyijyamo. Nuse ko wanzi ko tuninjiramo no mu nzu imbere ngo tugusure tunicare mu nzu muri so wakinjira ko waduhejeje nyuma y'inzu hagize ibiguhanukira bikakwituraho. oya ntabya ibitaguhanukira wandenganya ngo mama Salomo kandi ngo ibiki oya ibitaguhanukira ninge byajya guhanukira uri kubona uko hasi uko nguko ahangaha nicaye n'aha hasi uko no mu nzu hameze ibintu nyine none se hari icyo bitwaye natwe zino twazibayemo kera hari icyo bitwaye buriya wagiye gusura umuntu kubera ko nawe uri umuntu nkuko nanjye ndi umuntu kuki uyiraramo wowe na Salomo se kuki nge ntayiraramo urabona uramukeka nari mfite urawuzi usanzwe uwuzi nawushashe mu cyumba hano rero habanza muri salo nta kintu kirimo niyo mpamvu nta muntu nakemerera kwinjira aho nyumvira wowe ko winjiramo ahita unyuzamo ijisho ntabwo natuma ujya karibu ariko nta kintu bitwaye ubutaha nuza nzasanga wenda uryama ugasinzira ubusaha wasinzira oya ntabwo ujya uryama ngo usinzire anya ndyama nsinzire nta nubwo nzi ko nzanahamenyera. none se urakodesha ni umuntu wahakwihereye ndahakodesha hano Kigali hari umuntu waguha inzu ye subiye inzu urayikodesha ukayishyura hano rwose ndahakodesha nta wahaguha kuko abaye ari uhamu urumva naba naranahamwatse kera ubwo ngubwo naba narabaye umukira ahubwo ukuntu njye nahabonye nyiza nahise ntekereza ko ari umuntu wahapfuza ati reka mbe ngufashije uba uhituriye pe ubundi ndahakodesha izuba riri kuva ariko nk'iyo imvura iguye ntabwo umugira ubwoba ko ishaka kukubwira nyine umuntu afite ubwoba kuko n'izikomeye ubona ngo zirakomeye yarigeze ziragwa nkanswe iyi ngiyi noneho ureba yomotse yabomaguritse wakugezamo hano mu nzu nibwo wabyemera niyo mpamvu wanze ko twinjira rega ntabwo natuma mwinjiramo harasa nabi ni ibitaka biravunguka bigatakara ntabwo natuma mwinjiramo cyakora ubutaha wenda nabyiteguye hari igihe muzaza musange nayashashemo agakeka mwinjiremo nta kibazo. hanyuma se makabyara Salomo ubundi njyewe cyagiye kuri ducyagiye dusangira nari navuze uyu mwaka ugomba kuba mwiza ukatubera mwiza tukawugeramo umugisha Imana ikawuduheramo umugisha mvuga nti nkuko dusangiye n'ubutaha tuzongere dusangire nyine utere imbere we mama Salomo nyine mu buryo bugaragara ariko ko ndi kubona biri kwanga nanjye nari nzi ko ariko bizagenda nari nzi yuko uyu mwaka wenda wo nzahita nzamuka ariko ntabwo biri gukunda neza ntabwo biri gukunda ni ukuri si biri gupfira hewe uzi ko hari igihe umuntu ashaka ubuzima akabubona yajya kugira ngo gutya yajya kububona nyine afatishije bikongera bigasubira inyuma bijya bibaho cyane kuko hari ukuntu nyine ujya gutera imbere nyine bikaba ngombwa ko hari igihe nyine ubuzima bugusubiza hasi bikarangira wongeye usubiye hasi niyo mpamvu rero gukora ngo ni uguhozaho nta muntu ukora iyo byanze urakomeza ukagerageza ugakomeza ugahatiriza ariko ubona ahanini ngiye kubaza nk'ikibazo ariko si ukukwibutsa umugabo wawe nta nubwo ari ukukwibutsa papa Salomo buriya iyo umuntu ariho kumuvuga nta kibazo iyo umuntu atariho nibwo umuvuga ukaba uri gukomeretsa uwo muntu ariko mu gihe akiriho isaha n'isaha biba bishoboka ko yanaza akavuga ati umugore wanjye ntabwo ndagarutse kuba uri kubaho muri buno buzima hari aho bigera nyine ukabona ko umerewe neza ariko nyuma hakavuka ibindi bibazo ukongera ugasubira inyuma ubona iyo uza kuba ukiri kumwe na papa Salomo wari kuba ubayeho gute uba ubona uku nguku umeze wari kuba urenze nyine ubayeho neza kurusha uku cyangwa uba ubona hari ukundi wari kuba ubayeho mbese bitandukanye n'uko uri kubaho gutya bitewe n'uko wari umuzi kubera ko no mu buzima busanzwe n'ubundi yansize mu buzima butari bwiza na mbere agihari ntabwo twari mu buzima bwiza niyo mpamvu ntajya mbitindaho ibintu byiwe kuba yaragiye agahera burundu akantererana no kuba wenda nibana njyenyine n'abana wenda birashoboka ko twari kuba n'ubundi turi no hasi y'aha ngaha ndi niyo mpamvu ntajya mbigarukaho cyane byari gushoboka yuko mba naranarwaye bwaki wenda nanone buriya impamvu mbikubajije ni uko hari igihe
buriya akaboko kamwe gatandukanye nuko wamwaba muri babiri. Hari igihe ushaka kuvuga ati bitewe nuko umugabo wanjye nari muzi cyangwa twari tubayeho, iyaba hari tukaba tugikomezanyije ubuzima, byibura nari kuba turi mu nzu nk'iyo twahuzemo mbere, cyangwa se sinakabaye ndi muri iyi. Buriya biterwa n'uko umuntu mwari mubanye, buri ubu buzima mwanyuranyemo buhita bukwereka nyuma y'imyaka 2 cyangwa umwaka ushize, bihita bikwereka uko mwari kuba mubanye, kuko uba uzi imico ye, uba umuzi nyine imikorere ye, gushakisha kwe. Ushobora kuvuga ati rero geranyije ko twari tubanye, twari kuba kuko n'ubundi turi hano, cyangwa se twari kuba tunafite inzu yacu, n'urugero. Cyane ko akaboko kamwe buriya ntago kaba gakora bihagije. Iyo ufite umuntu ukunganira mufatanya, burya hari igihinduka. Ngero baranekereza ko ahubwo urabona akenshi igihe kirekire yakunda kumbwira ngo reba ukuntu gasa. Urabona ko na wa mugore yatwaye niko yakunda kumbwira ngo umugabo yanyangiye ko nsa nabi, ko nyine ndi gato, ndananutse, mba nsa nabi, ibintu byo kunsebya nk'ibyo ngibyo. Urumva rero niyo abona amafaranga ubundi nta kintu yari kumarira, ahubwo yari kuyajyana mu basa neza. Njye niko mba mbitekereza, ngereranyije n'uburyo yamfatagamo, yaramfobyaga ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero nibaza ko ngewe uko ndi ndashima Imana, yagaruka atagaruka n'akazi ke, azagume y'amahoro. Njye ntago mukeneye, ntago njye nyimukeneye rwose, habe na gato. Ubaje ntago wamwakira? Aje se ubwo yabigenza atera, byamuhenda cyane, n'impamvu nawe atatinyuka. Nukongera ko byamuhenda, nugukwa bushyashya, yasaba agakwa, mva yakora ibintu byinshi ku buryo ubwo yahita yiyirukana. Aho ariko nawe waba umugoye. Buriya umugore ntabwo nawe amugoye, kuko ni igihano aba agomba guhanwa. Umwaka ni muremure, ese ubu wa mwaka indezo zo kurera abana zihwanye n'umwaka, yabona ikintu azishyuye? aba ari menshi cyane, ntabwo yayabona. Niyo mpamvu rero ari umuntu yahitamo igihano cy'inoze cyo kuba yakora ibyo byose mu cyimbo cyo gutanga izo ndezo, nanjye akampesha agaciro. Ubu rero wahisemo kubaho nyine gutyo wenyine? Ntabwo ari njye nabihisemo, kuko nabonye biza. Ariko wa mugani si wo. Nanjye ntago iyo mba ari njye ubihitamo, mba naranagiye kera, mba narabonye ari umukene nkavuga ati reka nanjye nigendere. Ntabwo nararindiriye kubana nawe igihe kingana. Rero nibyo bintu bisigaye bigezweho, abagabo basigaye bata abagore kubera ubukene. Ubundi abagore nibo bataga abagabo bavuga bati umugabo umeze gutyo udakora, udatunga urugo. Ariko ubu umugabo asigaye yicara akareba wa mugani, kwirirwa mu rugo arebana n'abana, atongana n'abana, akavuga ati ubu buzima sinshaka, akaba ari we wiruka. Ubu ntakigenda abagore, ahubwo njye nazize kwihambira. Nyine abagore b'iki gihe twamenye kwihambira, tukizirika. Niyo mpamvu mwamenye ubwenge bwo kutava mu ngo, twamenye ubwenge bwo kutahukana ngo dutingwe. Iyo utahukanye rero warahukana, kandi umugabo wahukanye ntagaruka. Bajya bagenda bigumireyo nta kibazo, ntagaruka kuko ntujya kucyura. Icyo ni icya mbere. Ubwo rero iyo agiye usigara nyine ushakisha ubuzima bwawe bundi ku ruhande atarimo, byaba na ngombwa Imana ikabuguriramo umugisha atanagarukamo. Gusa baravuga ngo hagati y'umugabo n'umugore ngo ntawe ujya witambika. Ushobora gusanga turi kuvuga gutya, aje umugabo akaza avuga ati nyamuneka dore aho yaciye ntacu urwango, umugore mwiza. Ariko wemera yuko nanone hari umuntu ufata umwanzuro akawufata awufashe? Uko nabyo birashoboka. Harimo n'igihe umuntu agira gutya, ukabona nyine baratandukanye, nk'imyaka 2 irashize cyangwa 3 cyangwa 5, wazajya kubona ukabona barongeye barasubiranye. Ngewe rero ntekereza ko nafashe umwanzuro, kuko nimba umwaka ushize ukaba urengaho amezi angahe, birahagije kuba yakwigumira iyo yagiye. Ngewe nta kintu twakongera kuvugana. Ubusalomo neza ubu aracyasi ko papa ari mu kazi. Abana kubabeshya biroro. N'ubu mubaza uti papa ariho, wumva uko nakubwira utari mu kazi. Nta kindi kintu nyine yagusubiza. Ariko abakuru babyibura bamwe mu baba babibona, hararega ibintu byose bo babaga babibona. Ubundi nubwo na Salomo yibagirwa, kiriya gihe yari akiri mutoya.
ubundi yakabaye nawe abizi, yakabaye abyibuka. abandi baba bavuga ati yagiye mu abandi bo baba bavuga nyine ntabwo bajya babivugaho cyane. Buryo abana umuntu batabona ntibakunda kumutekerezaho cyane. Gusa bazi ko adahari. Salomo yaba yivugira ngo yagiye mu kazi, ngo ari mu kazi, nibyo nyine. Ariko nyine barashyira bakabimenyera, arega bakanamwibagirwa. Aravuga ngo nta kibi kimenyerwa, ariko biba ngombwa ukakimenyera. Barabo baba bagomba kumwibagirwa, kubera ko hari ubuzima ubamo kuvuga ati se uyu muntu ajya kugenda yanteye umwaka, ubundi hari igihe utandukana n'umuntu ukabona ko hari impinduka, ariko hari n'igihe mutandukana ukajya ubona urasubira inyuma kurusha wese. Umuntu uko wagiye yanteye umwaka, uyu muntu uko yagiye yanyambuye amahirwe, ko ntacyo mfata. Byibura se ubasha kumenya agakuru ke kuko abayeho. Burari igihe ntabwo nshaka kumenya ibye rwose. Abe na gato warazinutswe warakarabye. Wanyihera ubuzima gusa, ubundi agakataza ukwe nawe nkakataza ukwanjye. Kuko ubu ngubu niyo nagura ikintu nta nubwo yamenya aho, nta nubwo yamenya ibyacyo. Ngize gutya nkabona nk'inzu ahantu cyangwa umurima, nta nubwo yazamenya ibyo ari byo. Ntateganyiriza abana. Oya, nta busezerano mufitanye. Yego, nta n'ubukwe, nta nubwo twakora, byararangiye. Nta kintu hari umugore bakora ubukwe azakora uwo bari kumwe. Ubwo nawe nakeneye gukora ubukwe nashaka undi mugabo. None ubu mwaratandukanye nta kindi cyabahuza, wibuka ko mwabyaranye kimwe. Ntekereza yuko ikintu cyaduhuza ni abana. Ni abana nyine, dushobora guhurira ahantu. Ageze kubareba ntaranamubona kuva yagenda. Nawe rega yagiye nabi, wagira ngo bamuhaye karya ukumbi. Rega kugenda umuntu utanibuka abana. Ariko buriya bajya bavuga ubundi ngo abagabo ntabwo bajya bagenda burundu. Sinzi nyine ngo agatima gahora kari ku bana, ku mugore wa mbere nyine ntabwo agenda ngo yimareyo. Yewe yagendeye rimwe pe, kuko sinibaza umuntu umara umwaka n'amezi. Baruhereye ku itariki akoze nzevugera, akoze ubundi hari utabizi ko ntawe ujya kumugarura. Bari mu kwa 10 k'umwaka wa 2023 kugeza isaha nibwo yagiye. Uzi ko ari kera. Urumva nyine kiriya kintu kiba ari ikintu gikomeye, ntabwo nshaka kukibagirwa. Kuri pe, hari igihe ubana n'umuntu ariko nyuma bikagenda ukundi kuntu, n'ubuzima bwawe bugahinduka, nawe ubwe bugahinduka. Nk'ubu ushaka ubayeho gutyo ugasanga nawe bwa buzima bwiza yakurikiye nawe ntiyabubonye. Ubu kimwe nuko ashobora kuba yaratinye, yaranegize isoni zo kuza no kutureba kubera ku mugani n'ubuzima barimo. Kuko ntekereza ko abaye yarakize yaza kunyirataho. Nuko ariko se kimwe nuko nanone ashaka kudahindukira avuga ati atawe ndetse kari akantu ndagakurikiraho iki. Akanavuga kawe kangiye uko yagasize azi ko ariko nkimeze. Niyo mpamvu izi saha nyine yanyita gutyo. Oya pe, warabyibushye. Sinzi niba atashyikwe niyakubonye ahari hose, niba atakwifuza simbizi. Ubu nanjye mba nshima Imana kuba yansize ku biro 39. Swagira ngo wagira ngo waramwonsa. Aya ngo nawe yarongo. Ubundi iyo umuntu yose arananuka pe kubera ubwonko, tinya ubwonko. Ariko ureba ukuntu yagiye ugahita ubyibuha, ubundi ni amahoro mu mutima ubona bakeneye. Ni Imana yagira ngo yiheshe icyubahiro, atazagira uyituka. Nimba umuntu yaravugaga ati reba aka kantu ko gasa ukiki, nyine akankorera ibyo ashaka byose bitewe n'ukuntu nsa. Ni Imana yagira ngo yiyubahishe, yerekane ko byose bishoboka. Nanjye atari ko nsa burya, ahubwo byaterwaga n'impamvu. Irangije irankarabye, iranyoza, iranangaburira nsa neza. Iranakubyibushye, iranarigibona ibiryo. Utarabiryaga mbere kandi wari uri iwawe. Ubundi buranga ikintu waburiye iwawe nta handi wakibonera. Ahubwo ndashima umuntu wese waba yaranguriye n'ikiro cy'ibirayi cyangwa n'umuceri. Imana ijye imwongerera nyine kuba ameze gutya, mbikesha abantu ntago ari njye. Ni Imana nyine.
ni Imana ubundi bigena. Imana igena yakugeneye kavuga ati uzabaho gutya nyine uba ugomba kubaho gutyo nk'uko bivuze. Ubwo rero niyo uvuze ati uzabaho muri ubu buzima nuko biba bigomba kugenda. Ahubwo nyine urasabwa no kujya usenga mu masabo. Ubundi urasenga? Ndasenga cyane ahubwo. Ndasenga guhera na kera n'igihe nagendaga bakenda kundaza hanze ngo gusenga. Ngo mba nagiye nyine mu gakungu ngo ibiki ngo ubundi ngo nyine hari ukuntu habaga nk'amasengesho y'ababyeyi nkayajyamo akavuga ati wagiye mu bagore kugira gute, kandi ubwo nyine niba ari amasengesho y'ababyeyi nyine aba ari ay'ababyeyi ntabwo aba ari ay'urubyiruko cyangwa abana. Abo babyeyi rero bikaba ikibazo ngo ubwo nagiye gusenga mu kigurupe cy'abagore nyine. Ariko umugabo avuga numva ko atabikundaga. Ntabwo yabikundaga ariko najyagayo ku ngufu nkaza nyine akambwira nabi ariko nkanga nkajyayo. Iyo uzi icyo ushaka nyine urahatiriza. Byibura se ubu ngubu uracyasenga? Ndacyasenga cyane. Kwiyegereza Imana buriya. Kubera ko ndamutse nibeshye nkajya kure se urumva nazabaho gute? Tubeshejwe no kwizera Yesu. Ubwo bavuga ngo dusenga turi mu bibazo, yega kenshi umuntu asenga ari uko akomerewe. Ariko burya nyine igihe ubibashirije umutima wawe kubise ugomba kubikora. Ushobora no kudasenga usaba cyane usaba. Ugomba no gutanga amashimwe imbere y'Imana y'ibyo yakoze. Igihe yakurinze, igihe yakugaburiye, aho igejeje ikora abana biga. Tuba tugomba no kuyiha amashimwe ngo nibyo biryo byayo. Hanyuma hano hamaze igihe kingana iki? Hase mamaze iminsi ngaho haryo ubu turi ku itariki zingahe? 20 hari 20. Oya 22 uyu munsi? Kuko sindengeje iminsi 2. Umusozo nagira ngo ugire ikintu ubwira abadukurikiye, abo wifuza kugira ijambo ubwira, ugira icyo babwira hanyuma dusoze nkureke ukomeza akazi wifurira. Mbere na mbere ndashima umuntu wese ugira uruhare mu buzima bwanjye, kuko ntekereza yuko atari ngewe ahubwo ari abantu. Kuba meze gutya no kuba ndi hano wenda muri iyi nzu nubwo byagenze gutya ariko ntekereza yuko bizagenda neza. Bizagenda biza gake gake. Bizagenda biza gake gake. Byose ni Imana ibigena. Umuntu rero ubasha kurambura akaboko akaba yagaburira umuntu atazi, akaba yarambonye gutya akavuga ati reka mfashe uriya muntu w'Imana. Akarambura akaboko akavuga ati reka mwishyurire inzu. Ni ukuri Imana ijya ibaha umugisha. Imana ijya iha umugisha umuntu wese ufasha. Reka dusoze wa mugani nkoreka wikorera akazi, ariko nanjye reka nishimire buri muntu wese wagize wa mugani warambuye akaboko akagira icyo atanga kuri uyu mama, guhera mbere kugeza umugabo ugagiye kugeza kuri uyu munsi. Ndabizi ko muhari rero umuntu wese wagize icyo atanga n'umugisha wakoreye kuri we, Imana ikomeze gukubire ndetse n'ubiteganya. Burya gufasha ntibirangira, nanjye nakaba hari icyo nazanye, ariko ningaruka kumusura nzagira nanjye ikintu muzanira nk'umubyeyi. Buriya wa mugani ntago kujya kureba umuntu rimwe kabiri n'amaboko kandi ubibona ko hari icyo akeneye ntabwo ari byiza, ariko mwijeje ko ningaruka nanjye nzaza hari icyo nzanye, icyo nzaba naronse nicyo nzamuzanira. Ngo reka dusoreze hano, mwese mudukurikiye mukomeze mubane natwe, turaza gushyiraho nimero ze, uwabifuza kumuvugisha ikibazo araza kuza kubona nimero zo ku kiganiro cyasubira.